indi nkuru ukwiye kumenya niba ukurikirana imyidagaduro hano mu Rwanda nuko mu mpera z'icyumweru gishize umuraperi Fireman yakoze ibirori byo gushimira abantu bose bamubaye hafi mu rugendo rw'urubanza aherutse gutsinda, akagirwa umwere ndetse agakurirwaho n'igihano cyo gufungwa imyaka 3 yari yarakatiwe. Fireman wateguye ibirori byo gushimira abamubaye hafi mu bihe bikomeye yari amazemo igihe, yari yagerageje kubatumira bose ndetse baranamwitaba uretse umunyamategeko wari wahuye n'inzitizi z'akazi. Mu b'ingenzi Fireman yashimiye harimo Niyonizera Judith, umugore wa Safi Madiba, uyu muramuzi cyane, yahamije ko yamwishyuriye miliyoni 1 y'umunyamategeko wamuburaniye. Uretse uyu mugore, Fireman yanashimiye JC bakuranye, uyu we akaba yaremeye kwishingira uyu muraperi mu gihe yaburanaga ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ryatumye nubwo yari akatiwe gufungwa imyaka 3 ariko yarakomeje kuburana ari hanze. Aba biyongeraho umukunzi we Charlotte Kabera utarasibye kumuba hafi mu bihe byose yanyuzemo. Uyu mukobwa yambitswe impeta na Fireman muri Kanama 2020 mu mwaka ushize, murabyibuka cyane. Ni inkuru yavuzwe muri showbiz hano mu Rwanda, ariko hazamo ibibazo by'imanza byabangamiye ubukwe bwabo, ariko uyu mukobwa ntiyigera atererana umukunzi we Fireman. Uretse aba ariko Fireman yashimiye inshuti n'abavandimwe bamubaye hafi, yaba mu kumukomeza, kumusengera ndetse n'abagiye bamusura igihe yari afunze. Ni ibirori byitabiriwe n'abaraperi barimo Bulldog na P-Fla basanzwe babana na Fireman mu itsinda rya Tuff Gang. Fireman aherutse kugirwa umwere ku cyaha cy'ubufatanyacyaha bwo gukubita no gukomeretsa umugororwa wari Iwawa, icyaha yatangiye gukurikiranwaho kuva